nko kubishyura n'amaguru wababariye kukareka kuneza abantu kingura nigakuba nesa mbona kuba imfubyi ntabwo bivuze kwiba siyo urumva kuba imfubyi ntabwo bivuze kwiba ni ukubera ababyeyi babyara bagaheruka babyara bagatabara kugira ababyeyi gito iyo ababyeyi bose babaga beza nta mfubyi zakabagaho nabona mfite amavunata ngo batanyanduza ariko Mike ibintu burimo n'ibiki batanyanduza higiro ariko nubwo bwose mba ndi kunywa abana banjye ndabatekereza nkumva ngiye nkakurira ariko ubundi ubu kwa shitani ndahakuye iki nta cyiza kihaba baba bamwishe alo ngo bigenze gute Meri bigenze widusiga Meri wadutabaye ko igiro tujye gushaka murumuna wawe nanjye bari bamwonyoye igiro nakabaraga bamumama ataye ibintu by'ubusa umukongo tugenda bw'umemukiye ariko wibuke ko ari inshuti y'umugabo wanjye nabyo ruraryoha koko ouais nakuitanga enda kule kiti no muziki urwana runteza sibi Mama ngwino mfate we ndapfuye we mama wanabaye kuko wanzigiye cyane anzigitse n'umutwe urimo kunge we nshaka amazi we mama we isi we ndapfuye we yo ndi gucyanjyana ikiko ndahamagara nde polisi use nabajura se nabicanyi se mai use ninde umugize gutya koko se burya use ndamugira ingamujyane no kana nizere ko kapfuye we waramutse waka wewe dore ko gasa waramutse wakabeho waramutse nabi narenze ko nsanga imbwa zakuriye abanza umuzimu wa nyoko yakurinze dore ko gasa uri
ubaye iki ubaye ikira ubaye iki basi wamfashije kuko wambaye ukandekura nkatawangiritse cyane ndi kubabara wasanga na mama wanjye yaje nakuzitse cyane uri kubabara wasanga na nyoko wawe yaje ahubwo gira hino ujyemo neza aha urumva kwa gasi ubu kuko tuzongera kubona amakuru atawacu. Imana nizi byose, ahari makuru atatuzongera tumubone. Gusa Mana nubwo turi imfubyi, turabizi yuko kuri wowe bwo tutari imfubyi. Uwiteka Mana ishobora byose, wowe ureba imfubyi, ndakwinginze Mana, nciye bugufi, mbabara tugarurire amakuru ata. Nubwo nakoze ibyangwa n'amaso yawe nkajya mu busambanyi ntabwo ari uko mba mbikunze, mba ndi mu buzima. Ubwo wowe ugira ngo ndebe ko twaramuka, Mana dufashe tubabarire. Mana, ntabwo dufite aho twakerekeza amaso yacu, nta papa dufite nta na mama dufite twabwira, ariko turabizi yuko uri se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Utubabarire wururutse imitima yacu ndetse kandi uduhe amahoro yo mu mitima twabuze, wongere ugarure ibyiringiro mu buzima bwacu twatakaje. Uwiteka we wambabariye koko, maze umwana w'abandi babaye baramwishe. Ese ubundi mama ariho papa ariho barapfuye cyangwa? Mana we Mana mabi nashatse. Twihangane basubiza. Uwiteka waturebye natwe tutarashira koko. Ubundi tubayeho Mana we mwana w'abandi. Koko abantu muri wenda tutotse cyokapfa. We turi makuru. Makuru. Sheri neza. Tumujyane mu rugo. Makuru. Uvuye. uvuye. Uri muzima. Mana ushimwe. Yowe Kongeye turasetse we. Urumuna wawe. Tumujyane. Sheri. Mana ushimwe. Shaka negeka. Yo makura uragarutse. Mana we shimwe Uwiteka nyir'ingabo. Tujye mu nzu. Yo uri masheri igiro Mana yadukunda. kaga kushinze baragatwayira kacu kanyuze nakaze bagiye gukinga ese nimwe mu mujyanye ya baramujyana hehe se baramujyana hehe muri herindi nyine yaragataye nabo ubwabwo n'ubutabwa banyoko barabataye bamaze kubata mwese muragenda muragapfa mutyo nako n'ejo nasubira nkakagarura kariya cyo ntazi
nakubwiraga ngo aba bana ntabwo bazi uyu nguyu yitwa Higira uramuzi dore n'uwundi dore n'uwundi uyu nguyu niwe oya urabe abandanda we Imana se yabishubije abana ayiwe ngaho ntabarase ntabara jewe abangaba ndabazi aba babiri ariko hari undi babana nta foto yo ufite abawe ni babiri yego abawe ni babiri dore naho turi kumwe ubu se ufashije awe ariko mana uba abana banjye nzababona ko iwe urungereye amahirwe ya kabiri nk'ababona ntabwo bazongera kuncika ariko nzabashakisha mpaka mbabonye abana banjye Mike wari upfuye mwana wanjye urumva none uwo mutwe umeze ute narakize n'ibyo kuko nakivanyeho harakinguye bamwe by'abakire bose ntabwo zamurana ngaha iyo mutuzi two kumva gukomeza ndetse yewe abashirana bahe ubitese kumana ikaka ibongo kuze bitesha yewe mega ahantu heza nukungana yewe nukuwanganye yewe ariko se ko Imana igira neza yo hano hantu ni heza yo mana nazanye n'abasi yo ma ariko sereka nkubaze yo nukomeze udafite n'ikinyabupfura cy'agakiza ntugire ikinyabupfura cy'ubunyarwanda nta nubwo wagira n'ikinyabupfura nibura wakora yo Yesu yagize neza nukugana se gwano karaga cyangwa dukarana ubuyende we yo umwenda warakumiyeho unanutse ani wawe ni wanjye iwe yo ubundi se uturutse he yewe we uracyasenga ndacyasenga yo uko kwa muri Yesu ari byiza yo ko ntakumenya none nge narahobagiye yo tondo banzo tubwire uruwa ntabwo sunzi ntabwo nakumenya twarasenganye ariko napfushije umugabo se ntabwo wari uhari yo nararindagiye yo Yesu we ntabwo twasenganye se ntabwo uzi ko nateraga amakorasi muri ya korari twaririmbaga mariko none se ubu wowe wigeze utera ikorasi yo n'akantu ko kunywa se mwampa ko kunywa katari amazi ariko none se uruwahe witwa Ndebasi nitwa Suzanne ubwo se ntabwo nzi se nitwa Suzanne ntabwo muzi okay reka tukurebere icyo kunywa sibyo ariko rero shaho buriya rero kankubwire yewe uko kwa muri Yesu nta gihombo nyine kibamo ngareka tugushakira icyo kunywa no kurya doruje no mu masaha n'undi twe tuvuye ku meza sibyo mufite se akantu gahiye reka nta nzoga ziba hangaha yewe se njyewe nibyo sigaye ninywera nese kuki ukomeza kunywa ibintu bihiye kandi ubona byaragutwitse byamuri turebya cyarakurituye no kuri reka tukuzanire ibyo kunywa tukuzanire n'agafanta ahubwo mfite n'inzara se wageze kuva navi nahanga burya narahobagiye niyo nigumire naho wenda mbameze neza ubu se nigumira muri Yesu ko ndeba ntacyo bitwaye we ubu nyewe kuva napfusha umugabo n'abana banjye narababuze sinzi iyo bagiye ni barapfuye nambere hose nuko wavunika ariko nanzonya gutanga ikirombe by'abantu rero mba ntarakuyemo isomo tugiye kwa wa mudamu nakubwiye witwa mama Charlene undi w'icyamamare umva amaciri ndakuzi ndakumenyereye ugabanya amagambo uvuge make yo burya disi kuba muri Yesu nta gihombo kibamo mbega gukorera shitani nta kiza kibamo nanjye ngo nagiye kwihesha amahoro
ngo ibibazo nibwo bizashira ahubwo byariyongereye ariko uyu mubyeyi ndamuzi twarasenganye arancubikira n'ubundi ko ntagira iyonjya byibura azajya mpa n'akazi ko kwirwa nkoropa uru rupangu rwe ndukora isuka ahantu hose matunganye ariko njye mbona ahantu ndyama ikibazo se ko yambwiye ko nta kukunywa kabaha ngaha ubu nzajya nywa iki nzongera nitoze guhuha mu bikombe nzabishobora reka no kuvuga menshi wenda wasanga nta n'icumba ari bumwe ariko ararimpa ni umukozi w'Imana ndabona Imana yaramugiriye neza nubwo yajya ndaza hano gusa ntacyo si ngombwa kujya mu nzu itonde gukomanga ngo ni kwiki makibi wari makibi uyoboye ko twasize umwana hari amuruga twihamagira neza uburyo nta muntu uri bumenye ibintu byabaye ni karibu mama ni karibu cyane ni karibu ko mutansuhuza oya nta kibazo turasa nabi nta kibazo kwa musana oya nta kibazo oya natakwanduza bamonje karibu ni mwinshi rega muvuye mu kazi uko mwasa kose muvuye mu kazi nta kibazo sibyo ni karibu nimuze mwicara aha ngaha nta kibazo muze ni karibu ni mwicara aha ngaha oya ni mwicara aha ngaha turasa nabi tutarayicariye ese muricara oya rwose ntago ndi bubyemere ko mwicara hasi intebe zawe iwanjye umva naho zakandura twazihanagura naho zasaza twagura izindi ntago twabyemera oya nta kibazo none se ari iyi ntebe nawe ufite agaciro ninde intebe yawe rero waguze menshi haguruka nta kibazo mama nimwicara se bitamba mwiza na nyabo muki oya wowe uri uw'agaciro kurusha iyi ntebe oya nibyo rwose oya njye ni ubwa mbere natwe njye nicururizaga ikirombe gisa nkaho cyandumbiye mbese cyambanye isosi ikirombe ikirombe se ni igiki kumukwikwiza se ntabwo ubizi ntabwo ibyo bintu mbizi ariko nta kibazo akazi kose ni akazi oya nta kibazo akazi kose nta kazi nta kintu ibi ngibi bintwaye rwose ikirombe ntabwo ari akazi mama imirimo iratandukanye nyine twari tuje kubitaba umwana wamagaye twabyukiye mu kazi ubonye abashyitsi nanjye ndegera aba bana nababonye bagituruka hariya abana muri aho neza ese bitwaye iki muvuye he abana nabahe ko nabakunze ubakunze se bageze hano aka kanya kuva binjira ntabwo ijisho ryigize ribavaho nabitegereje mbona ndabikundiye hari aho usanzwe ubazi se ntabwo mbazi aya ni kwa kuntu buriya umuntu abona undi akamukunda twe ntabwo rwose ndumva bakunze bano bana rwose ariko rero aba bana bafite n'igikundiro utabakunda ntabwo yaba ari umuntu aba bana bafite igikundiro rwose okay aba bana ni ngewe wabahamagaye nabahamagaye kugira ngo baze aha ngaha aba bana bameze nk'aho ari abaturanyi banjye ni abana bahuye n'ibibazo ni abana b'imfubyi ubu hari undi umwe nawe wenda gupfa bari barakubise bari ibintu birebire hanyuma njya kubahamagara rero nabonye ari abana bafite umuco mbona ni abana bafite ikinyabupfura mbona ni abana uramutse ubabereye amaboko bakora kurutaho bagirira umumaro igihugu nabo bakigirira umumaro kuko kubona abana bangana uku bajya gukora ikiyede barirera cyane hanyuma rero icyo nashakaga kukubwira iminsi ifite inaha mu Rwanda ni mikeya nari naranze kugira ikintu mbabwira kuko hari ibipapuro nari ntarasinyisha ngo bikunde ariko ibi byangombwa byose ndabifite ubu tuvugana rero
nakubwiye ko nzakwitaho kandi nkakomeza kugufasha akuba hafi no kubwa yandirimbo yawe. Urabizi ko ubushize twabiganiriyeho. Nitegereza mu nshuti zanjye ndeba umuntu w'inyangamugayo nshobora gusigira umutungo wanjye, nkamusigira inzu yanjye ngo ayibemo azayicungira umutekano, ndamubura. Umutima rero ni wowe wanyerekejeho, umutima wanyerekeje kuri wowe. Natekereza ngo nzasiga mu nzu yanjye nkumva urankuruye, natekereza umuntu navuga ngo ninde naho igipangu cyanjye n'imitungo yanjye nkumva ni wowe unkuruye. Byarangiye ari wowe mpisemo, wowe na mugenzi wawe. Nanjye ndimo. Yego, nawe urimo. Yego, hari business ushaka gukorerayo kandi nkamarayo igihe kirekire. Deje ni nko kugenda kubayo, ariko nkazajya nkunda kuza inaha. Aha ngaha tukaza tukahaba. Mukaza tukanaryamamo. Ahita mvuza. Higira we. None se. Sukuye ngumama nabonye ari umumama mwiza. Igorata nta kibazo mama. Nogwambe mbonye umuntu mwiza uca bugufi. Nase kujya hanze no kugenda mu bihugu byo hanze. Yego. Okay, ndashaka kugenda abana banjye narabohereje. Uzagenda n'indege? Yego, nzagenda n'indege. Numva mfite nuwanyereka ikuruka gusa nakumva nishimye. Oya, humura. Ninjya kugenda nzababwira mu mperekeze. Sinabwiye ko mbakunda. Yego. Hanyuma narabakunze, njye nkunda abantu bababaye. Natekereje ikintu nabakorera cyabaha ubuzima, cyatuma mukomeza kuba abana beza. Niba iby'ubuyede mukabireka, gutera ibiraka mukabireka, bya bintu numva ngo ni ikirombe, na n'ubu sindabyumva ngo ucuruza ikirombe, nabyo ukabivamo. Sinshaka ko muzongera kubabara no kuvunika. Rero natekereje kubasigira iyi nzu yanjye, niyo mpamvu nabazanye. Ndashaka kubasigira iyi nzu, kandi ibyo ngibyo mugomba kurara muje, muri bugende muzane makurata. Iyi nzu irimo ibintu byose, nta kintu na kimwe nzagurisha. Nzabasigira amafaranga. Iki gipangu ni kinini, ya miryango ubamo uzakomeza ubemo nawe. Nta kibazo rwose, ntibazagira ikibazo, nanjye nzababaha. Ngaho rero nimuhumure, nagira ngo mbasigire ibyanjye, nicyo nabazanye. Mama uri umubyeyi mwiza, twabyeyi bacu badutaye turibice. Oya humura, mureka arire ntabwo dukunda kuvuga ibintu byacu mu bantu bose. Oya, nihangane nese ko tubimazemo imyaka myinshi. Ubu nibwo yibutse kurira n'igihe cyose twariye. Oya humura, ntabwo muzongera kubabara, n'ikiyedi n'ibiki ntabwo muzongera kubikora uko mwambonye.